aha nkuko nari kubikubwira hari agasiroga umaze iminsi uri mu gukoresha cyangwa se ndakeka wanagashyira no mu ndirimbo nakumvije numva nka kirititseho cyane ngo vision bishatse kuvuga iki mutarama vision ubundi let me tell you something man hano ku muhanda ari agaslenge kigeze kuza kari trend byatari ngo sushona ngo biki nibiki tukinjira muri vision ya 2020 we just need tubishyire ku yindi move you know tugire ibintu duhinduramo nyene and then ngira igitekerezo cya vision byinshi cyane kuri watubwiye kari Twese cyangwa Twese it's all about D6 Weasley. Yeah. WIZLEE. Let's go. Hano ndagwa freestyle y'iminota 2 biravangavanze. I'm very sorry. Yeah, easy boy muri game nagonuza. Iyo mfashe plan bibona ndikuza. With the bad boy muri game with the shooter with the creep papa ndahatwika. Bad boy me a fit here with the gang we pumping brown here run the feel blaze. Niggas wanna check all the bills that I pay Babylon say me I keep play. Uburyo natayeho ni wabivamo kubicamo ngomezani wo muvuno nje mbakata mu bwombo magazi mirongo imigisha natanze sinjye uyigaba mbaho mbabara mbabazwa n'ibyanjye nkatamopina amamagara indege irasiba data ziyi dark moon harabura tycoon tukabarasa. Aha bakunzi ba F1 TV nkuko musanzwe mutuzi mu kiganiro bita impano yanjye kuri no munsi wa none tukaba twabazaniye umutumirwa wacu muraza kumubona ndetse muwe muranamureba mukaba mugiye kumubona mu bintu byinshi bijya bitandukanye mukaba mugiye kumubona mu bintu byinshi bijyanye na projet yiwe afite studio afite n'ibindi byinshi muri kino cyumweru ari mu kugenda ageraho benshi mu muzi uyu munsi mugiye kumubona mugiye kumva ikiganiro cya show nje ni DJ Sakoko Pro kuri F1 TV tubabwira ngo mukore subscribe mukore share comment kugira ngo dukomeze tubasangize byinshi bigiye bitandukanye. Twese welcome mu kiganiro cyacu cya F1 TV uratangira utubwira byinshi bitandukanye kuri wowe. No gutangira nivuga easy boy muri game nagonuza niyo mfashe plan bibona ndikuza with the bad boy muri game with the shooter with the creep papa ndahatwika. Yeah, easy boy nkabamagarariye abandi bahungu muri rusange benshi ubu ngubu nkaba naje nyine nitabiriye invitation yanyu nka easy boy kugira ngo byibura ngire bike mbaha kuri description za DM record ni studio ikorera mu karere ka Rwamagana and then ndakeka ari ibyo. DM studio tuyizi ku bikorwa bigiye bitandukanye no kuzamura abahanzi bagiye batandukanye aba mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kuri no munsi wa none nizihe projet mufite? Mu bisanzwe turi gukorana n'abahanzi ku giti cyabo ntango biraba big team. Dufite abahanzi twebwe tumaze gufata tukorana nabo bihoraho biri permanent baba baraduhaye ama contract mu gihe cy'umwaka umwe ntango turarenza umwaka umwe kubera ko n'ubundi turacya growing hari ibintu byinshi dukeneye kugeraho. Indirimbo zacu ziragenda zigaragara gakeya turi kubona fan base turi gufata abantu kandi ndatekereza ko ari umugisha. Okay, igitekerezo cyo gukora DM studio cyakujemo gite? The way it started no kwemeza mfite freestyle y'ibijya gutangira y'ibi bintu udukubita no mu kapera ya akapera ukeneye akapera nk'utemo ya DM. Yeah, the way it started doing the game when they said I was the future to inform being take it on my blood as ripper just like it's Papa Raymond Papa Haze Kuku Power switch a ranger nigga what's with the game I never flicker I'm the guy always wanted to be as a real nigga but ibintu byinshi
simfite uburyo nabikubwira ubu ube wabisobanura. Reka nkubwire njye rero uba wankomaguye fresh umusaza, burya rero njye najyaga mbona n'imizigo yawe nazi ko unabasha bigeze hano. Perfect, birimo biraza. Ibi bintu bijya gutangira byatangiye mu mwaka wa 2015 I'm guessing, kubera ko nibwo nari ndanje troncome ngiye muri A-level. Ahantu nageze muri A-level naje gufata stage bya bindi burabiza abana ku ishuri, hari igihe uba wumva uri inspired n'akandi kantu ukabukeneye kugira ingene nawe guperforming ibintu ngo babimenye, and then mageze kuri stage mbona mfite fan base. Yes. Bama congratulations. Icyo gihe nyine ntango mbyibuka neza, ariko hari mu karere ka Karongi hajya haturuka impano nyinshi cyane, ko hari abana benshi nzi b'Ikarongi nabo bagiye bazamuka bafite ahandi hantu kure bageze. Aho hantu rero niho namenyeye ko mfite impano yo kuririmba, and then nza kugira amahirwe. Ni nk'ikironda muri rusange, uretse ko hari igihe tugira amahirwe tukagira mu buzima nyine birahinduranye. Umugisha nagize rero wo kubona ibikoresho bya studio, yari big project, nari narabiteguye mbizi ko ngomba kuzakora music igihe nzaba ibintu by'ishuri bizaba bitakimfashe, kandi muzike nyine ubwo nyitangira gutyo nshaka ibikoresho 2018 I'm guessing ri kurangira nibwo ibikoresho byageze Rwamagana. 2019 nangira igitekerezo cyo kuvuga dukore Dark Moon. Byatangiye ari Dark Monsters, kubera ko iyo ibintu biri dark ni ibintu biba bitagaragara muri rusange. Noneho Dark Moon urabona ukwezi gukunda kuza ni mugoroba, noneho reba noneho ukwezi kuramutse kuje kwijimenya ni ibintu utapfa kubona. Juste iryo zina ni umuntu akiryumva ahita yumva ari ibintu bitabaho. Bigahita bituma focusinga cyane kugira ngo yinjiremo neza, banza amenye se DM bakora ibiki, biba bimeze gute. Muri rusange nuko nguko izina DM ryaje. Bitangira turi bakeya, gusa twari dukeneye abantu bagenda baza gake gake. Umwaka wa 2020 muri vision nibwo twakoze inama ya mbere nka DM dukeneye gusupportinga some of the artists bari barabuze ahantu bajya gukorera n'ubushobozi bwari bukiri bukeya. Muri DM tugerageza gushyira ibiciro hasi kugira ngo buri muntu wese ufite impano yisangemo. Ndakeka aho bigeze ubu ngubu abantu benshi bashobora kuba bamaze kubimenya ibintu bijyanye na DM record, nubwo umuvuma nyine itaragera kuri level, kubera ko urabizi ko umuntu ahora akeneye gukura up n'iki, ariko ndabizi neza ko they really know ibyo turi kubategurira, nabyo barakomeza bagende babibona slow by slow. That's how I think. Muri kamera za F1 TV tukaba dufite umuntu bita Wizri, tumuzi nka Wizri, ariko iryo tumuze nk'umuhanzi ngo ni Is Boy. So tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe, share, comment kugira ngo dukomeze tubazanire izindi mpano ndetse n'abandi bafite big project aho ni kuri F1 TV. Wizri urakoze, studio ibirashinzwe, amaproje yakora agiye atandukanye, ariko mu gukora proje nuhe muhanzi waba warageze kuri wakoreye project yiwe ukumva yuko nyine uyu mwana abasha? Nuhe muhanzi waba wakoreye proje ukumva koko nyine haragiye upcoming bagakora ariko haruza ukumva koko aramutse agize gishyigikira yagerayo? Ni nk'uwuhe? Okay, muri rusange my family, mfite petit frère bita Billy Fame, yakoze indirimbo bita ngo ni kiyawe, akarimbo keza byatari ka Afrobeat, bitewe nuko wenda atari customer, ari ibintu biri muri family n'iki, ibyo bintu byahise binkurura cyane. I'm attracted, ndavuga ati umuhungu nuko nta kintu mfite ariko bikunze nazamusupportinga. And then undi muhungu wigeze kunkoma, umuhungu w'igishari bamwita ngo Mr. Ngala.
Mr. Nkara we yaje yarabiteguye azi ibintu agiye gukora ye. Urabona hari ukuntu nyine umuhanzi aba amaranye igihe ibintu byaramubabaje afite agahinda kabyo ashaka kubipresenta ya presence ibintu bye kuri microphone za DM ndavuga ati cyakoza nanone Mr. Nkara yarankomvetse na Billy Fame hari n'undi mukobwa witwa Sifa ariko Sifa we nayandaje aracyari umwana aracyari ku ishuri aracyabikurikirana ariko ubona ko ari talented abo ni bamwe mu bahanzi nyine supportinga ariko full team akaba hari n'abandi baza muri rusange as customers. Aha is boy kuno munsi none ubugeze muri F1 TV twe twaragushakishije kenshi cyane tugera tudahuza neza ariko ngewe hari akabazo k'amatsiko nari nkeneye kugira ngo nkubaza hari agasiroga umaze iminsi uri mu gukoresha cyangwa se ndakeka wanagashyira no mu ndirimbo nakumvije numva nka kirititseho cyane ngo vision bishatse kuvuga iki mutarama? Vision ubundi let me tell you so man hano ku muhanda ari agaslenge kigeze kuza kari trend byatari ngo sushona ngo biki n'ibiki tukinjira muri vision ya 2020 we just need tubishyire ku yindi move you know tugire ibintu duhinduramo nyine and then ngira igitekerezo cya vision. Yeah, vision is all about vision. Wowe uri kubibona ko turi muri vision ni ka vision kaba kariho question mark abone ni nk'akabazo vision. Alright. Hano turi kumwe n'umutumirwa wacu bamwita Wizi cyangwa se Is Boy nk'umuhanzi akaba aranakomeye cyane afite nabyita nka channel yiwe mu mbabare mbanze nanayibararikiye cyase nabishishikarize kuko hacaho indimbo nyinshi z'aba upcoming ba Rwamagana ndetse na mujyi wa Kigali na Kayonza ni ntare enye zose za anayitubwira neza kugira ngo tunamenye aho twamushakira. Okay, wow. Channel bayita DM yacu ready buri munsi every single week buri cyumweru tuba tugomba ku uploading akantu gashyashya suko ibintu biba bidahari byo twashyiraho buri munsi ariko byibura twihaye minimum time ko ari igihe kigera we hakaba ari ibintu hari igihe wenda ushobora kuba busy utabona uko ukora cyangwa ufite ibindi bintu hugiyemo ariko iyo waranje kwiha wa planinze ukavuga ati every single week agomba kujya haba akantu gashyashya twongera guha ino fan base dufite bako ubungubu ndahamya ko muri Eastern Province na Iburasirazuba yose ko dukorera abahanzi b'Inyagatare dukorera abahanzi muri Gatsibo Ikayonza Ngoma mu Bugesera bose baradusura na Kirehe baradusura tugakora sinzi niba ari uko twiyamira gukora ibintu bijyanye n'ama hip hop cyane ibintu by'ama R&B to dancehall zanjyana zose ubona ko ziri kuri movement muri DM record na uramutse uri umuhanzi ukaba utariyumva kuri microphone you are welcome. Hari movement twigeze gutegura mu minsi ishize kandi n'ubungu biracyari kuri move ya talent detection DM talent detection ni ibintu biba bigomba kuba buri mwaka rero turapropose tukagenda duselecting abahanzi bitewe nuko bagiye bakora ikintu tuba dukeneye kurusha ibindi abari sample song kugira banze wiyumve natwe tukumve ese ibintu warabiteguye iyo maze gusanga neza ko kuri movement usanga natwe dufite izindi platform twamaze gusetinga ku buryo tugomba kujyana nawe muri rusange turi gufasha abahanzi babana bafite impano nango baba bakwiye kwitinya baba bakwiye no kuhagera abundi akenshi abantu baje kuri studio baza bari gutekereza ko hakenewe amafaranga hakenewe ngo kuba ikintu ubungubu gikenewe cyane kandi kwibanda ku byo baba batekereza ariko right now uramutse wiyaminiya nk'umuhanzi ukaba wararirimbye ukumva nyine abantu barabikunze ukaba ufite ijwi nyine ukaba ufite uburyo wateguye ibintu byawe ko buriya kuririmba ufite preparation bari byiza ugafata
urupapuro n'ikaramu. Hari abantu benshi bafite agahinda muri Rwamagana, patron na Rwamagana muri runo Rwanda baba bafite agahinda ariko badafite uburyo bakirekura ngo bagashyire hanze kumvikane, gusanga bikuramo kwiheba, yama depression biki ariko niba njye hari igihe kigeze kugera, katugaruke kuri story yanjye gatoya. Hari igihe kigeze kugera mu myaka nk'itanu ishize nka 2018 nakoze accident, imodoka irangonga, and then biba ngombwa ko nyine ngiye kujya kwicara nka sticking lonely, kandi nari mfite abantu benshi bro, ku buryo twagiraga nyine tugahuza tukaganira ukabona ni ibintu biri perfect. Ariko hari igihe cyageze nicaye njyenyine, agahinda karanyica man. Iyo buri wenyine agahinda kakakwica, kakaza kakagufatirana n'ahandi hantu hagacikira. Rero namaze gusanga solution ari ugufata paper na pen. Ugifata paper na pen, niba warize uzi gusoma no kwandika, ukabuzi kwandika neza, take your pen and your paper, ibintu bikuvuye mu mutwe we bishyire ku rupapuro, bibe bikeya ariko ubibike. Buriya agahinda kawe hari igihe ushobora kutakambwa. Bundi umunyarwanda kera niwe wavugaga ngo nugira agahinda ujye ukagwaniriza abandi, cyangwa be proud. Ari niyo ufite ubwoba bro, kamite nanakurabura, uramutse ugize ubwoba fear, ukumva ubwoba burakwishe, ntabwo uzi ukuntu ugiye kubigenza iki n'iki, don't be silent. Iyo ucecetse buragufatirana bwanagukubita hasi. Ariko ushobora kuririmba, niyo waba uri kuririmba ibintu utazi aho biri kuva. Agatambaro k'umwana w'Imana karihe, ako kantu konyine gashobora guhita gatuma bwa bwoba wari ufite uba open. Buriya nuko nizera ko umusani muri rusange, uramutse uri umuhanzi ukeneye gutera imbere, ukeneye kugira iyindi level bigezaho, ukeneye kubitegura ibyo bintu byawe, fata ikayi n'ikaramu wandika imirongo yawe. Mu verse tubyita imirongo, ariko ubundi aba ari amaparagraph, mu cyongereza babyita lines. Niyo mirongo nyine, amafraze, gukora phrase, interuro. Ukora interuro nyinshi zizaduha melody. Wowe nugera muri DM, niyo na melody waba ufite, tuzaguha ibitekerezo dushaka ukuntu wabona iyo melody n'iki ibintu byose muri DM twagusupporting. Uvuze ako kantu ko kutitinya cyangwa se ko kutabura uburyo ki wagera muri DM studio, bimpa kuba numva nabaza ikindi kibazo. Iyo ugeranyije muri DM studio, hari team mukorana, niba atari banga watubwira ati uyu ashinzwe iki, akora utunutu, wenda kugira ngo banabimenye nabo tunabamenye, bazagenda bamenya ati ngewe wenda nayo nkeneye mu vocal director, reka nje kureba kanaka. Yes, ukumva ni ikintu kiri management. Watubwira DM studio, umuntu utahareba, umuntu utahazi, deja ko turimo kwitegura no kuza kubasura, noneho tunabageza kuri F1 TV, tumenye umuntu uri kumva asa nkaho ari mu kubyumva kuri radio. Iyo umuntu inje muri DM studio biba bimeze bite? Wow, first of all you are welcome. Muzadusure muri DM record, muzahita musobanukirwa na buri kimwe. Muri rusange DM record, iryo zina rya DM record ni Dark Moon Records. No, kwa kwezi kwirabura, turi recordinga dushyira records hanze. Dufite team igizwe n'abantu 10, harimo abasani 4. Abasani bwo n'abaririmbyi muri rusange, bafite imikoranire nyine na DM record. Tukaba dufite n'abaproducer 4. Abaproducteur ari producer wiyaminiye kurusha abandi, ariwe mukuru, mwita Popsi, niwe uri hejuru, kubera ku bintu nyine iyo bigeze mu kazi, hari ukuntu nyine amagrade abagenda rutana. Uwo bita Answer Guitar, uwo bita Venom, beat biba muzi nka beat abantu benshi. Juste ni collaboration, turi kugerageza guhuza imbaraga kugira turebe ko ari ahantu byava, hari n'ahandi hantu byagera. Dufite organization, turi kugerageza kubishyira ku murongo. Mu minsi iri imbere turabategurira n'ibitaramo, muraza kujya mubona noneho twateguye ibitaramo. Ahubwo you are welcome, tubahaye karibu, muzatwitabire murebe ukuntu bimeze. Ubundi nimukibagirwe no gusura this Weasley, iyo ni channel yanjye.
I try to upload some of the videos, audio, ibintu byose babigeraho. aha rero tukaba kiri kumwe tukikuganira Is Boy ni umuhanzi akaba n'umuproducer muri DM Studio. Kamufasheho gatoya ngaho. No, I'm not producer ariko naba executive producer. Naba executive producer ngagera ideas zanjye nyene mba mfite uko ndi kubyumva. Ideas zanjye zebacamo bose muri rusange muri DM record nge ndimo nk'umusani na kindi kintu nsigaye nshinzwe muri management cyangwa iki nsigaye narabishyize ku ruhande byose ko yakunda ndashaka kuzamura iryo zina rya artist. I just need to be an artist, the real artist. Yeah, for sure. For sure. Impamvu nari mvuze rero kari producer just ndakeka product zose zazigomba kuba zaguciye mu maso. Yeah, perfect. Yes. Wamaje kumenya deja kuri ubu sinzi niba naba nibeshye DM ukabura uri na ntuza fondateri wayo. Ninge fondateri wa DM Studio. Ninge founder rero ni mpamvu nari kubikumaza ariko niba executive producer nabyo ni byiza cyane kandi buriya gutanga inshingano kazikuraho kaziha n'abandi bashoboye cyangwa se bakiri kuzamuka kugira ngo bahereze umurongo ngenderwaho ni byiza. Jo dusoza rero kuri no munsi wa none udukubita none watubwiye kuri umuhanzi udukubita none za vase zawe kugira ngo tunakumbuze n'abandi kugenda kureba bareba byinshi cyane kuri watubwiye kari Twese cyangwa Twese. It's all about D6 Weasley. Yeah. WIZLEE. Let's go. Hano ndaguha freestyle y'iminota 2 biravangavanze. I'm very sorry. Yeah, easy boy muri game nagonuza. Iyo mfashe plan pibona ndikuza. With the bad boy muri game, with the shooter, with the creep papa ndahatwika. Bad boy me a fit here with the gang, we pumping brown here run the Philip Blaze. Niggas wanna check all the bills that I pay, Babylon say me I keep play. Uburyo natayeho ni wabivamo kubicamo ngomezani wo muvuno nje mbakatamo bwombo magazi mirongo imigisha natanze sinjuyigaba mbaho mbabara mbabazwa n'ibyanjye nkatamo pina amamagara indege irasiba data ziyi dark moon harabura tycoon tukabarasa. Me I keep hoping I keep going, me I chasing, me I gold digging, me I feel a blessing with the inner living with the license. Gabanyizo denge tambaraka kanu nyuma yaho gato biraza kuguha ubwenge kaca fire bam muri pari byina dance nanjye mbyine dance so here we go look ugishyira ku ruhande izo memory nangiramo bushashya ndi muri bin this time magazi bishoro nanakatamo gake mpaka ikongo igihe Audio Jungle.